Reka twongere tuguhe ikaze mu kiganiro Star the Kitchen ku Isango Star TV uri kumwe na Clemikeza ni nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe, turaza kuganira by'umwihariko ku bijyanye n'ubuzima bw'umubyeyi utwite, ubuzima bw'umubyeyi utwite by'umwihariko tukaza kurebera ku bijyanye imirire yuzuye. Turi kumwe rero n'umuganga ubizobereye, akaba ari n'inshuti yanjye Tuyisenge Ruth. Ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Ubwo watwibwira birambuye nyine, hanyuma noneho tugakomeza. Murakoze, nitwa Tuyisenge Ruth, nkaba ndi umubyaza. Ni umwuga mazemo igihe kinini, hafi imyaka irenga 12. Wow. Nibyo bintu nize, icyiciro cya mbere cya kaminuza n'icyiciro cya kabiri cya kaminuza nizo ububyaza. Ikindi abantu benshi banze ku izina rya Karame Mubyeyi, kubera ko nkunda gukora ibiganiro ku buzima bw'umubyeyi n'umwana, cyane cyane umubyeyi utwite, umubyeyi wabyaye n'uwamaze kubyara. Hanibanda no ku mwana, byerekeranye no konsa umwana, kumurera, kumukuza. Tukavuga rero n'ibiganiro byerekeranye n'umuryango muri rusange. Izina rero nzwiho cyane ni Karame Mubyeyi. Okay. Karame Mubyeyi, reka wenda bari yo dukoresha. Ni byinshi dushobora wenda kuganira nawe, ariko by'umwihariko uyu munsi reka wenda tuvuge ku bijyanye n'imirire ku mubyeyi utwite. Akenshi ubusanga abantu benshi babibaza, ese ni iki umubyeyi utwite yemerewe, ni iki atemerewe, yakwirinda ibihe, cyangwa se umuntu akanibaza ngo indyo yuzuye ku mubyeyi utwite ni iyihe? Urakoze cyane Clemi. Umubyeyi utwite mu by'ukuri aba ari umuntu nakwita special. Ni umuntu uba ukwiye kwiyitaho cyane, kandi ni umuntu umuryango uba ukwiye kwitaho, ni umuntu sosiyete iba ikwiye kwitaho, ni n'umuntu n'igihugu kiba gikwiye kwitaho, kubera ko aba afite undi muntu muri we. Rero umwana uri mu nda, icyo ubushakashatsi bugaragaza, nta kindi kintu gishobora kumutunga keretse ibituruka kuri mama we. Ni ukuvuga ngo yaba ibyo kurya bimutunga, yaba umwuka ahumeka, yaba amazi yo kunywa, kuko n'umwana uri mu nda ibyo byose dukenera nawe arabikenera. Rero umubyeyi we niwe ubimuha, bikaba bituma umwana ashobora gukura, noneho wa mwana akazageza igihe cyo kuvuka nta ngorane zibayeho. Warumbaje ute se ni ibiki umubyeyi utwite akwiriye kurya? Reka nibutse abadukurikiye yuko nubwo umubyeyi aba atwite, ariko habaho icyo tunakwita amaka special, cyangwa se umwihariko wa buri mubyeyi. Nk'ubu hariho ababyeyi batwita kuva yasama agatangira kuruka, akaruka cyane, agacira, akagira iseseme. Ubundi ubushakashatsi bugaragaza ko uwo mubyeyi ashobora kubimarana amezi 3 bitewe n'imihindagurikire y'imisemburo iba iri gukorerwa mu mubiri we. Hariho rero abageze kuri amezi 3 bigashira, noneho akarya neza, akanywa neza, ugasanga imirire y'uwo mubyeyi nta ngorane iteje. Ariko hariho n'ababyeyi bigora, akazageza igihe cyo kubyara gifite icyo kibazo, bitewe n'uruvange rw'imisemburo myinshi biri gukorwa mu mubiri we ijya gukora umwana no kumurema no kumukuza. Ahangaha rero turi kuvuga imirire, ndagira ngo nibutse umubyeyi utwite unkurikiye ko iyi mirire igendana n'ubundi nuko ubuzima bwe bumeze. Mu by'ukuri abakwiye kurya ibyo kurya by'amoko 3, ni ibyo kurya bizwi, harimo ibitera imbaraga, ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri. Uyu mubyeyi rero abakwiye kwitonda cyane, akareba niba kuri buri funguro rye rya buri munsi ayo moko 3 y'ibyo kurya abonekaho. Noneho akanita cyane kunywa amazi. Hari igihe tuvuga ngo ibyo kurya by'umubyeyi utwite amazi agasigara, ariko mba nshishikariza umubyeyi utwite unkurikiye ko amazi ari ingenzi, kubera ko uyu mubyeyi umubiri we ukora cyane. Hari n'igihe aba afite nk'imyanda myinshi mu maraso ye. Iyo rero anywa amazi menshi, imyanda isanzwe cyangwa aba ari imyanda kubera ko atwite? Oya, ni imyanda isanzwe ituruka ku organisme, kuko n'abantu twese tuyigira. Ariko uzirikane ko uyu mubyeyi atandukanye na Rusi, atandukanye na Clemi tudatwite. We rero aratwite, akeneye ko amaraso ye aba meza kurushaho, akeneye ko amaraso ye aba meza kurushaho, kugira ngo iyi amaraso aze gutwara za ntungamubiri na wa mwuka wo guhumeka ku mwana. Uyu mubyeyi rero akeneye amazi cyane, kunywa amazi menshi akwiriye, nanone ntakabye kuko ajya bananira, akanywa amazi ku rugero rwiza kugira ngo abashe
gutunganya gusukura imbere muri we gusukura ya maraso kugira ngo za ntungamubiri twifuza ko zigera ku mwana zigereho nta kibangamye. Ikindi ababyeyi batwite bakunda kugira umwuma bitewe n'uko umubiri uba ukora cyane bitandukanye n'udatwite. Ni byiza rero ko anywa amazi ahagije kugira ngo yirinde uwo mwuma. Kandi ikindi ni uko itembera ry'amaraso rikorwa neza iyo uyu mubyeyi anywa amazi. Tuzirikane ko aya maraso y'uyu mubyeyi niyo ari gutwara za ntungamubiri, niyo ari gutwara ya oxygene ku mwana, niyo ari gutwara bya byo kurya. Rero iyo mvuga ibyo kurya mvuga n'amazi, kugira ngo ababyeyi badukurikiye bumve ko niyo waba ufite ya seseme amazi akunanira ariko ni ngombwa kuyanywa kugira ngo umubiri wawe ubashe gukora neza. Noneho ihangane gato nguce mu ijambo, utubwiye ko ngo agomba gukora ku buryo ifunguro rye haba ariho za ntungamubiri zose zishoboka, kandi watubwiye ko hari umubyeyi unanirwa kurya. Kuri uwo mubyeyi we biragenda gute? Kuko nyine ifunguro rigomba kuba ryuzuye ariko we noneho nubwo ryuzuye ntago arabasha kurirya, wowe biragenda gute? Iki kintu ni ikintu ababyeyi batwite bakwiye kwitaho. Aka gaseseme cyangwa se kuguciragura ukuruka kwa hato na hato, babanze bumve ko ari ibintu bisanzwe ku muntu utwite. Ntago ari uburwayi, ntago ari ikindi kintu gikomeye cyabaye, ahubwo biri guturuka kuri rwa ruvange rw'imisemburo ruri gukorwa kugira ngo umwana abashe gukura neza mu nda. Rero uyu mubyeyi tumugira inama, niba uri kuruka, niba uri kugera ku gaseseme, niba uri gucira, turakubwira ngo rya ibyo kurya byawe ariko wirinde kurya byinshi icyarimwe. Arya uturyo duke inshuro nyinshi ku munsi, nibikunda agira nk'inshuro 6 cyangwa 8 mu gitondo, saa yine. Mbese we bitewe n'ibyo kurya afite nuko ubuzima bwe bumeze abishyira mu masaha. Ntarye ngo ahage, oya arya utwo kurya dukeya, arindire ko umubiri ubanza kubikoresha digestion irangire, hacema amasaha 2 cyangwa 3 yongera ry'ibindi byo kurya. Hano iyindi nama dutanga kuri wa mubyeyi ufite iki kibazo ni ukurya ibyo kurya byoroshye bidatinda mu gifu. Hari ibyo kurya, hari amoko y'ibiryo mu minota 30, mu minota 45 n'isaha digestive yarangiye, amaraso ye akaba yamaze kwakira za ntungamubiri. Icyo gihe rero uyu mubyeyi tumugira inama yo kurya ibyo kurya byoroheje. Ni nk'ibihe? Hano muri ibi byo kurya hazamo imboga n'imbuto. Buriya imboga n'imbuto akenshi digestion yabyo irihuta, iminota 30 digestion irangiye iyo umuntu yamaze kubirya. Noneho hakazamo nk'ibirayi, igitoki. Ariko ahangaha nanone abadukurikiye bumve yuko najya guhitamo ibyo kurya byoroshye n'ubundi aribanda kuri ya moko 3 y'ibyo kurya kugira ngo atagira icyabura. Ashobora kugenda akarya imbuto gusa, akarya imboga gusa, ugasanga proteine yazibuze, ugasanga ibitera imbaraga yabibuze. Ahangaha rero abadukurikiye bumve yuko na bya byo kurya byoroheje akwiye gufataho za proteine, agafataho bya byubaka umubiri n'ibirinda indwara. Nk'igitoki, ibirayi, digestion yabyo irihuta, agashyiraho igi ry'inyarwanda, nkunda kuvuga umuhondo, kuko uriya muhondo w'igi ni urimo proteine nyinshi. Ashobora gufataho wenda se igice cy'itasi amata. Igi ubwo akarifata ritetse, ritogosheje cyangwa abaye yaritogosheje byaba byiza, kuko akenshi afite ya seseme amavuta aramugora. Najya gukora umureti, najya kuriteka ukundi kuntu akarivanga n'ibindi bintu byinshi rishobora kumunanira. Ashobora no kuritogosa akikuriramo wa muhondo, akavanga na bya byo kurya bye byoroheje akabirya. Icyo gihe tukaba tuzi ngo za proteine arazakiriye. Noneho niba yateguye imboga zoroheje, bitewe n'amoko y'imboga dufite menshi cyane kandi mu Rwanda araboneka, yateguye cya gitoki cye, yashyizeho za mboga, ashyizeho ryagi, urumva ko rya funguro ryacu riruzuye. Aha rero abafite icyo kibazo bakoresha ibyo kurya bidatinda mu gifu, kandi bakabirya inshuro nyinshi ku munsi kugira ngo digestion yabyo ikorwe neza, za ntungamubiri zose azakire. None reka tugaruke muri rusange, wenda ubwo tutibanze cyane kuri wa undi ibyo kurya byananiye. Haba wenda hari amafunguro nubwo yaba yujuje ibisabwa proteine cyangwa se reka tuvuge intungamubiri zose zikenewe muri rusange, haba hari amafunguro yihariye umubyeyi utwite atagomba kurya? Wenda nk'urugero hari nkaho, impamvu ndi kubivuga, ubusanga nko ku mbuga nyinshi iterambere ryaraje, umuntu abasha kujya nko kuri internet akareba, ugasanga hariho wenda nk'igihe bashaka kukubwira bati, ni nk'urugero bati wenda ntuzarye nk'ifiriti, cyangwa se bakavuga bati ntuzarye ibi n'ibi. Ku mubyeyi utwite ni ibiki abujijwe, ni ibiki atabujijwe? Urakoze cyane. Iki ni ikibazo cyiza.
kuko abantu benshi koko usanga bashyiraho amakuru rimwe na rimwe n'abayashyiraho ugasanga ntushobora kumubaza reference ngo ayiguhe ibi bintu kubitubwiye wabikuye byigeze bibaho nkurikirana umuntu wari wanditse ibintu nk'ibyo ngo urutonde rw'ibiryo mu byo twita temerewe nuko nyuma rwose abantu batanga inkuru ku buzima bw'ababyeyi batwite n'abana bajya bitonda bashakisha amakuru neza naramukurikiranye nyuma aza kumbwira ati muganga mbabarira ko yaje kumenya ko mfite background yo muri medicine kiganga arambwira ati mbabarira ati nashakaga views ndababara cyane ndababara ku buryo urumva naramubwiye nti ibaze message watanze abantu bari busoma uko bangana ababyeyi bazareka ibiryo byose wavuze bazarwara bwaki kandi turi kurwana noneho no kugira ngo dufasha ababyeyi batwite be kugira bwaki turinda n'abana batwite ndavuga nti rero ubutaha ujye wihangana ukora inkuru ku bindi bintu bitari ubuzima bw'abantu kuko wabashuka ugasanga woretse imbaga ngira umugisha aranyumva arananyumvira namusaba no kubikuraho abikuraho yari yabishyize kuri Facebook ari kubitanga ahantu henshi nuko ngera ari ikintu kigendanye n'umugore utwite n'umwana cyangwa n'ubuzima bw'abantu muri rusange iyo umuntu agipostinze njye gusoma nkajya no gushaka reference yaho yabikuye ubwo rero urumva ko ni ibintu bigoye ku nkuta nkoranyambaga haba hariho amakuru menshi atandukanye ugasanga kimwe bakubuza hariya ahandi barakikwemerera gutyo hano reka mvuge icyerekeranye n'iby'ubushakashatsi buba bwarashyize ahagaragara ni uko umubyeyi utwite mu by'ukuri nta kiryo abuzwa kurya keretse ikigira ingaruka mbi ku buzima bwe ngiye kuguha nk'urugero umubyeyi utwite urwara igifu ashobora kurya indimu kubera indimu ifite acide nyinshi ikamugwa nabi urumva iyo ni ka particulier ubwo ni umwihariko w'umuntu hariho n'umubyeyi utwite ushobora kurya ikintu akumva kimuguye nabi icyo gihe turamubwira ngo ni wowe wiyumva buriya amakuru ya mbere umubyeyi aba yafite ku buzima bwe ajya kudusanga kwa muganga atuzaniye ibyo yibonyeho noneho twe tukamufasha dukurikije uko ubuzima bwe bumeze n'icyo akeneye ahangaha rero icyo navuga ni uko nta hantu na hamwe uzasanga ubushakashatsi buvuga ngo ababyeyi batwite ntimuzarye ibi muzarye biriya baravuga ngo icyo uriye kikakugwa nabi ugisimbuza ikindi niba uriye ibijumba bikakugwa nabi ushobora kurya umwumbati kuko byibuze ibinyamafufu byose biduha imbaraga nureka imyumbati ukarya ibijumba za mbaraga twifuza ko umubyeyi utwite agira arazibona ariko umuntu akubwira ngo umubyeyi utwite ntazarya ibinyamafufu icyo gihe za energy dukura mu binyamafufu n'izindi ntungamubiri uzaba uzimubujije kandi azikeneye ikintu gusa bacaho akarongo ni ibyo kunywa umubyeyi utwite ntemerewe kunywa rukoro bakavuga ko uwamenyereye rukoro arayigabanya agenda agabanya bitewe n'amacupa y'inzoga anywa kuko noneho uhita uyimukuraho burundu agenda agabanya kugeza igihe byibuze umubiri uzakira kudakoresha alcohol mu gihe atwite ikindi kintu kibuzanywa mu byo kunywa ni ikawa nyinshi wenda mu bindi bintu byo kurya ikindi kintu bavugaho cyane ni nka tungurusumu tungurusumu nayo ikozeho ubushakashatsi nsoma ibyo abashakashatsi bagiye bavuga dusanga kubera ko bitewe n'umwihariko wa tungurusumu ababyeyi batwite babwirizwa kutayirya uyikunda cyane akarya nkeya kandi nabwo itetse kubera ko tungurusumu igituma imiyoboro y'amaraso yaguka cyane ubundi ikanayigabanya cyane bavuga rero ko umubyeyi utwite aba akeneye ko imiyoboro y'amaraso ye itaza muri izo muvoma zikabije akaba mpamvu tungurusumu ayibuzwa bakamubwira bati niba uyikunda rya gakeya kandi wagatetse ikindi ababyeyi batwite bajya bagira amakside yo kuva amaraso bya hato na hato tungurusumu rero ibuzwa ku mubyeyi utwite mu buryo bwo kwirinda ko aramutse avuye amaraso yava menshi kuko n'abantu basanzwe yaba umukobwa uri mu mihango cyangwa undi muntu wese wakomeretse tungurusumu arayibuzwa kuko ituma amaraso atakaza amaraso menshi kubera wa mwihariko wo kuyagura imitsi itwara amaraso urumva rero ni ibyo kurya bimwe na bimwe bavugaho nka tungurusumu ubundi bakanavuga ibyo kurya umubyeyi utwite ariye bikamugwa nabi bitewe n'uko ubuzima bwe bumeze hanyuma ku bijyanye no kunywa hari nk'ukuntu usanga wenda bakavuga ngo ibi byo kunywa bikorerwa mu nganda aya maji cyangwa se fanta bitari naturel ngo nabyo ngo birabujijwe cyangwa se ngo hari ukuntu bigiraho ngo bitari neza ku mubiri w'umubyeyi utwite icyo kibazo ni ikibazo cyiza
abantu benshi babigiraho amakuru menshi atandukanye ariko nta hantu ubushakashatsi buvuga ko umubyeyi utwite atemerewe kunywa fanta cyangwa ji yo mu ruganda ariko iyo bagereranije ibyiza n'ibindi barakubwira bati ji zo mu nganda cyangwa fanta zijyamo chemicals zijyamo amaproduits chimiques abikonserve niba tuvuga ugiye kunywa ji ya pomme hari uburyo uriya muntu wakoze iriya ji ya pome yayikonserve kugira ngo izamare amatariki baba banditse ku icupa bakakubwira ngo ibyiza cyane ni uko uyu mubyeyi utwite yakwikorera ji ya pome direct iri naturelle icyo gihe aba yakiriye za vitamine na ya myunyungugu ikiri fresh bikita byinjira mu mubiri bigakora neza kurenza wa wundi waguze ya ji iri conserve ahangaha rero byumvikane si uko bibujijwe udafite ubushobozi bwo kwikorera ya maji naturelle ushobora gukoresha za jus ariko ntuzikoreshe ku rwego ntukoreshe nyinshi cyane ahubwo ukarya za mbuto noneho niyo utazikoramo jus ukagaruka kugira ngo unywe jus y'inanasi ukarya inanasi aho kugira ngo unywe jus y'amaronji ukarya amaronji mu gihe udashobora gukora ya maji naturelle udafite ubushobozi cyangwa uburyo noneho wenda turabyumva inzoga zirabujijwe n'ibiki ese iyo umuntu azinywa ku buzima bw'umwana uri mu nda bigenda gute icyo ubushakashatsi bwagaragaje ni uko nigeze kubikoraho ikiganiro kuri Karame Mubyeyi kiriho ni uko iriya inzoga zigiramo alcohol bita athenol iriya athenol rero iragenda ikadeforma umwana hari amafoto agaragaza uburyo mu maso h'umwana kandi urabizi ko umuntu burya tumumenya hano buriya njyewe iyo nshyize agapfukamunwa abantu benshi baranyitiranya ariko iyo ngakuye baravuga ati burya ni rusi bigaragaza uburyo nyine mu maso hacu ariho twebwe ubu umuntu ashobora kutureba gutya akavuga turiya ni Cleni uriya ni rusi kubera ko atureba mu maso inzoga rero zifitemo buriya bushobozi buterwa n'iriya alcohol yo mu nzoga bugende bugahindura ubwiza bwo mu maso h'umwana ugasanga umwana agize nk'icyo twakwita nka malformation congénitale itewe n'inzoga akaba ariyo mpamvu bazibuzwa ikindi umwana wamenyera inzoga ari mu nda avuka ari umusinzi ni ukuvuga ngo nawe avuka alcohol y'inzoga yaramaze kuba addicted kuri alcohol y'inzoga yamenyera akiri mu nda ya mama wiwe rero inzoga ikindi zishobora gutera ku bana barya abana bavuka ku bantu bamenyere kunywa inzoga nyinshi baba bafite amahirwe make yo kubaho kuko bapfa bakiri munsi y'imyaka 5 impfu zabo ziriyongera cyane bagira urupfu rutunguranye noneho niyo avutse kubera ko ahita asa nkaho akuwe kuri ya rukoro kandi yarayimenyereye ibyo nabyo bimutera ingaruka zo kurwaragurika akaba yagira n'ibibazo rimwe na rimwe niho izo mpfu z'abo bana zituruka urazi ko n'abantu bakuru iyo yaba addicted ku kintu ntabwo kimukuraho ako kanya bisaba ko ugenda babyita nabyo umenya gucutsa mu kinyarwanda ugenda umukuraho buhoro buhoro abana rero banyweye inzoga bakiri mu nda kuko inzoka itambuka mu maraso ikagera ku mwana bahura n'ibibazo byinshi cyane indwara z'ubuhumekero ubwonko bwabo ntabwo bagira ntabwo ubwonko bwabo buremeka neza ni ukuvuga ngo bavukana ibibazo bya conscience bavukana ibibazo bya memoire ugasanga umwana nyine memoire ye yarapfuye ikindi mu mikurire yabo bagenda bagira ikintu twakwita retard de croissance uba ubona nyine kubera cya kibazo cyo mu bwonko inzoga ziba zaramwangije n'ubundi gukura kwe bigenda bigira ikibazo akazagira n'ikibazo mu gihe azaba yaramaze kuba mukuru Okay, turi ku bijyanye n'imirire ubwo hazamo n'ibyo kunywa n'ibiki bigira ku buzima bw'umubyeyi n'umwana rimwe na rimwe hakaba harimo n'ibishobora kumwangiza ntago byinjira cyane mu byo kurya ariko n'ubundi nabyo nibyinjira mu mubiri ubwo ni itabi nshaka kuvuga itabi ryo bimeze gute kuko naryo ku mubyeyi utwite rwose icyo nzi nuko ribujijwe cyane urakoze cyane Cleni itabi ryo noneho ni naribi cyane kurenza inzoga hahandi banakubwira ngo niba uri umubyeyi utwite ukaba ubana n'umuntu unywa itabi ukaba uturanye n'abantu banywa itabi jya kure kubera iki nuriya mwuka umuntu unywa itabi aguhumekeraho urihuta cyane ukagera ku mwana kandi ukajya kumwangiza itabi rero ni ribi gusa none abashakashatsi batandukanye bavuga ko ababyeyi barimenyereye biba bigoye kwita uribabuza bitaruma bisaba ko bagenda nabo bacuka ku kunywa itabi buhoro buhoro ngira ngo mu Rwanda simbizi neza ariko icyo kigo gishobora kuba gikenewe aho aba babyeyi batwite
bakoresha inzoga cyane n'abakoresha itabi cyane bakwiriye gufashirizwa kugira ngo bagende bava kuri iki kintu. Itabi rero ni ribi kuko ryo naryo rigifitemo uburozi bwa nikotine. Uburozi bwa nikotine ubushakashatsi buvuga ko nabwo butambuka mu maraso bukagera ku mwana. Iri tabi rero ragenda icyambere ryo ryangiza ibihaha by'umwana. Umwana uri mu nda mu by'ukuri ntabwo yihumekesha, ahumeka umwuka wa mama we. None mu miremerwe rero y'ibihaha bye, iyo uyu mubyeyi akoresha itabi cyane, ya nikotine nubwo yangiza ibihaha bya mama ariko yangiza n'ibihaha by'umwana. Urumva byo bitangira kwangirika umwana akiri mu nda. Ni hahandi rero abana ari bwo Imana ikiri kubirema. Rero aba bana bavuka ku babyeyi bakoresha itabi cyane ryinshi, abenshi bavukana hafi ya bose ibibazo byo mu nzira z'ubuhumekero, kuko iriya nikotine baramaze kubangiza. Bavukana asima, abandi bakagira ibibazo by'amasenezite bidashira, mbese imyanya y'ubuhumekero yabo iba yarangiritse, noneho bakavuka bafite ibyo bibazo. Rero iri tabi ikindi naryo ryangiza ubwonko bw'umwana, rikamutera gukura nabi iyo mama we yari ngoye yamutwite. Ariko buri kindi ntavuze ku nzoga n'itabi, aba babyeyi babinywa cyane baba bafite ibyago byinshi byo gukuramo inda. Ikindi bagira ibyago byinshi by'uko aba bana banapfira mu nda bataravuka. Cyane cyane rero ku babyeyi badukurikiye ni byiza yuko bamenya ko igihe atwite aba akwiye kugabanya kugira ngo umwana umurimo azabashe kuvuka ari muzima. Itabi n'inzoga ni kirazira, byakabaye bijya muri kirazira ku mubyeyi utwite ndetse n'umubyeyi wonsa. Rero ku kitabi cyo reka mbwire abadukurikiye yuko mu gihe utarinywa ariko ubana n'abantu barinywa, iyo ari abantu mubana mu nzu ubasaba kutarinywera mu nzu. Iyo ari nk'umubyeyi ubana n'umugabo wenda udashobora kumwumva ngo yumve agaciro k'ibyo tuvuga, tumugira inama yo kugenda mu gihe atangiye kunywa itabi we agasohoka akigirayo kugira ngo aze kugaruka wa mwuka w'itabi utagihari, kuko n'umwuka w'itabi wica cyangwa wangiza ubuzima bw'umubyeyi utwite ndetse n'ubw'umwana uri mu nda. Bya bintu ntabwo biba byoroshye. Hanyuma noneho reka tugaruke kuri wa mubyeyi amafunguro amwe n'amwe amunanira. Ese haba wenda hari nk'inama mwamugira ku buryo watubwiye ko atari ikibazo kuba hari amafunguro amunanira. Ese wenda haba harimo nk'igisubizo gishobora gutuma hari ibyo abasha kurya wenda mbere byari byamunaniye? Urakoze cyane. Kubera ko wenda akenshi nka kuriya twavugaga ko niba bimwe bimunaniye ashobora gufata ibindi, hariho nk'umuntu wenda bitewe n'ubuzima abayemo cyangwa se no ku mufuka uko bihagaze, ugasanga nyine izo mbaraga cyangwa se ubwo bushobozi bwo kuba yahindura bitari bukunde. Ese wenda nta kintu nk'inama bamugira wenda se nk'amasaha yo gufata ifunguro cyangwa se ku buryo nibura cya kibazo kiri bugabanuke, ibyo ariye bikaba byaguma mu nda cyangwa se akabasha no kubirya? Urakoze cyane kuri iki kibazo. Reka mbanze mbwira abantu badukurikiye ko ibi byo kurya ku mubyeyi utwite bimufitiye umumaro, burya ntabwo bihenda cyane. Yego. Ni ibyo kurya umuntu wese ashobora kubona bitewe n'amafaranga ye afite nk'uko bivuze. Ariko ntarinjira kuri icyo, reka ngaruke ku kintu cy'abadamu batwita bakaruka bakanacira bigakabye. Yego. Hahandi akantu kose na ya minota 30 twavuze, niyo yarya agatunda, niyo yarya umuneke, cya kintu twavuze gifite digestion yihuta, we akakigarura mu minota 10 mu minota 5 cyangwa akanoroka ataranabimira. Kuko hariho nk'usanga wenda wagahita afata icyemezo cyo kubireka, wenda akavuga ati ngewe ntungwa n'amata gusa. Ukibaza amata nyine afitemo intungamubiri ariko ntabwo ari zose ku buryo wavuga ngo nicyo agomba gukora. Ese nk'uwo muntu uhitamo kuvuga ati aho kugira ngo binanire n'ubundi bigende kuri wagafata cya kintu kimwe ugasanga nicyo cyonyine akoresha, nk'uwo muntu wamugiriye ihe nama yabyitwaramo gute? Yego. Reka ngerageze kubivuga byose kuko hari ibibazo bitatu. Reka mpere kuri uyu muntu byakabije ikintu cyose urakiruka, kiragera ku muntu utarakimiruka kiruka ubi no kwa muganga, kubera ko uyu muntu afite risike yuko umwana ari buburi intungamubiri. Yego. Atangire rero kugwingirira ari mu nda. Ikindi cyane cyane muri aya mezi 3 ya mbere ni nayo abagoye. Tuzirikane ko nibya byumweru 12 by'iremwa ry'umwana kuva gisama kugeza byibuze ku mezi 3. Ni hahandi
amaserire bari kugenda yigabagabanya, ahazajya amaso, ahazajya amatwi, ahazajya amaguru, umutima, ubwonko, ibihaha. Muri ayo mezi 3 niho umubyeyi akeneye za ntungamubiri zihagije, cyane cyane amaproteine, kugira ngo ryaremwa ry'umwana ribe ryiza. Noneho dukure na cya kibazo cya za malformation congénitale, kwa kundi ingingo ziteranya nabi mu nda, umwana akazavukana ubusembwa runaka. Icyo gihe rero umubyeyi wese akwiye kumenya ko ni amezi yo kwitonderwa, ni amezi yo kurya, ni amezi yo kwakira za ntungamubiri. Niba byanze niyirukanke kwa muganga, kubera ko kwa muganga baraza kumufasha. Hari imiti bihari ashobora gufata ikaba yagabanya kwa kuruka gukabije. Noneho hari n'ubundi buryo abaganga bamufasha za ntungamubiri akaba yazakira binyuze mu miti, muri serum, kugira ngo baze gufasha wa mwana na ryaremwa ry'umwana rikomeze kuba ryiza. Niba rero abona byanze burundu, nta kintu kiri kujya mu nda ngo kihagume, naze kwa muganga bamufasha. Cyane ko bari no gutakaza amazi, byanze bikunze abazagira nawe ikibazo, akaba desidrate, cyangwa se akagira n'ubundi burwayi, yarwara n'igifu. Urumva umuntu utari kurya kandi nawe akeneye imbaraga, ari wari buze guhungabanye n'umwana uri mu nda. Uwo rero udukurikiye, nuzabona ufite icyo kibazo uzamubwira uti nyaruka, gera ku ivuriro bagutabare. Uwo ni umwe. Noneho hari wa wundi nabyita nko gutwarira. Icyo wari uvuze ati njye numva nshaka kunywa amata gusa, njye numva nshaka kurya ibitoki bitogosheje gusa. Uyu nguyu tumugira inama yo kumenya yuko afite umuntu mu nda. Ntabwo ari we wenyine ugomba kugendera ku byo ari kwiyumvamo gusa. Nahoze mbiganira n'abantu mu minsi ishize, mu Kinyafurika umuntu aratwita akabihisha, usanga yahishe, ariko ngo haba hari impamvu nyinshi zigendana n'umuco n'iki. Ahandi rero mu gihe umuntu atwita akaza agakora fete, ya fete ni ukwishimira wa muntu we. Sheri ndatwite, bagafeta, agahamagara imiryango yo hafi. Icyo bari gukora buriya ni ikaze bari guha wa mwana. Ahangaha rero uyu mwana wishimiwe gutyo, abadukurikiye bamenye ko nta kindi kizatuma azaza mugikomeje kumwishimira, ni bya byo kurya wa mubyeyi utwite yariye. Ni ukuvuga ngo uyu mubyeyi utwite rero muri ya mezi 3 reka bariho nibanda, akwiye kumenya ko umuntu ari kuremwa, nafashe wa mwana yo kuremwa neza. Ejo atazaza afite ibibari, ejo atazaza akaguru, ejo atazaza ahubwo twari kujya atariho kwagiye, avuga ati reka njye kugira ngo ndeme umwana. Psychologically mu byerekeranye n'imitekerereze ya muntu, iyo atekereje ku mwana we cyane, apetiraza. Kubera ko kubura apeti si we, ni ya misemburo, ariko nabwira umubiri we. Niko nge nigisha ababyeyi, mvugana nawe, vugana n'umubiri wawe, ububwire ngo ukwiye kurya ibitoki kuko umwana wanjye arabikeneye, ukwiye kurya ibijumba kuko umwana wanjye arabikeneye, ukwiye kurya ubunyobwa kuko umwana wanjye arabukeneye, ukwiye kurya soya kuko umwana wanjye arayikeneye. Noneho uko uyu mubyeyi avugana nawe ubwe kubw'umwana ashaka n'ukuntu ushaka ko umwana azaza ameze, umubiri wakira bya bintu. Ariko iyo wicaye ukavuga ngo umubiri wanjye wantegetse kurya ibijumba bidahasa, icyo kintu rwose, iyo information yawe umubiri wawe izawakira, iteka ujya umva urashaka ibijumba bidahasa. Ahangaha rero inama tubwira ababyeyi, turamubwira ngo menya ko ibyo byo kurya uri guha umwana ari byo bigiye kumukuza. Ikindi tubararikira kuza ku bipimo, kuko uko aje tukaganira nawe bituma tumenya niba kurya byaramunaniye cyangwa bishobora. Noneho n'izi nama tukazitanga, akambwira ati nararikiye imyumbati. Mpamagara nibyo wararikiye imyumbati, ujye urya ibiryo byose biriho umwumbati, ariko nabyo ntubire, na bya bindi byose byibuze wa mwumbati kuko ushaka, kuko no kurarikira biremewe, bibaho. Ubushakashatsi buvuga ko bibaho, nashyiraho cya kintu yararikiye, ariko yigisimbuza ibindi byose. Turamubwira rero niyivugishe, ariko nabona byanze natugane, tumufashe kugira ngo abone ko bya bindi ari ngombwa. Ikiganiro kiraryoshye, ariko amasaha mana we, uratwemerera uzagaruke dukomerezeho. Yego, hanyuma wenda mu gusoza, n'ubundi amasaha yagize, ariko reka tuguhe wenda nk'umunota umwe. Hejuru y'ibyo twaganiriye, hari umubyeyi utwite udukurikiye, wenda akeneye, hashobora no kuba hari n'uwaje ikiganiro cyatangiye akeneye kumenya nk'ikintu cy'ibanze yaheraho ni ikihe, mu magambo make cyane ashoboka, mu byerekeranye n'ibyo kurya. Yego, ikintu cy'ibanze umubyeyi ugeze kuri televiziyo y'aka kanya akwiriye kumenya ni amoko 3 y'ibyo kurya. Yego, nicyo kintu gikuru. Menya ko igaburo ryawe rya buri munsi ririho ibitera imbaraga, ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri. Soza reka mvuge ko ibyubaka umubiri ni ibyo kurya twita
biduha amaproteine. Yego. Harimo amagi, harimo inyama, harimo amata, ibyo ni bituruka ku nyamaswa. Amafi, ibyo ni byose turya biva ku nyamaswa. Yego. Ariko mu bimera ni ubunyobwa na soya n'ibishyimbo. Ibyo ntibikwiye kubura mu biza kubaka wa mubiri wacu. Ibitera imbaraga nibyo twita uburisho mu kinyarwanda. Ni bya bijumba, ni ya mateke, ni ya kawunga, ni wa muceri, ni bya bitoki, ni bya birayi. Iyo kimwe cyanze afata ikindi akamenya ko yakiriye ibimutera imbaraga. Noneho ibiturinda indwara ni imboga n'imbuto. Ahangaha imboga ni amoko menshi. Abantu benshi bajya bakunda kuvuga ngo imboga twavuze ni dodo. Muntu udukurikiye ntago ari dodo gusa, karoti, ibitunguru, inyanya, y'amoko yose z'intoryi, ibibiringanya, isombe, amashu, byose biri mu mboga. Agenda bitandukanye rero, ategura ifunguro rye rya buri munsi akoresha uruvange rw'amoko atandukanye y'imboga. Ubundi anywa amazi. Imbuto ni za zindi zose muzi, izo uzashobora zose uzazirya. Noneho n'amazi yo kunywa. Ikindi twanavuga ku bushobozi ufite, gura ibyo kurya bijyanye n'ubushobozi bwawe. Ku mafaranga, ubunyobwa bwa 200 bubaho, kimwe n'uko umuntu agura ikiro cy'1,500. Rero wivuga ngo ntuzarya ubunyobwa kuko udafite icyatanu, uzagura bwa 200. Indagara z'ijana iza 200, ikinyomoro wagura kimwe cyangwa 2. Imbuto n'ubwo abantu bavuga ngo zirahenda, ariko biterwa na sezo. Hashobora kuba uyu munsi heza ibinyomoro, ejo hakera amaronje, ejo bundi hakera amapapayi, bugacya hakera inanasi. Ni ukuvuga ngo ugahinduranya amoko y'imbuto bitewe n'izihari ku isoko. Ariko wivuga ngo zirahenda ngo uzireke zose. Ndumva muri make ni ibyo ngibyo twabwira. Tukongeraho nuko agomba kureka inzoga n'itabi. Inzoga n'itabi ni kirazira. Ni kirazira rwose ku mubyeyi utwite n'uwonsa. Inzoga n'itabi ni kirazira. Hanyuma Rusi, harya rya zina rindi ni Karame Mubyeyi. Reka tugushimire, ni ikiganiro cyiza cyane kiryoshye rwose, yaba ku mubyeyi utwite cyangwa se n'ubiteganya, cyangwa se donc ni ikiganiro kuri buri muntu wese, kuko nubwo waba utabiteganya cyangwa se uri umugabo uzashaka cyangwa se warashatse, no kuvuga ngo ni ikiganiro cyiza cyane. Reka tugushimire, kandi twizere ko n'ubutaha nitugutumira uzabasha ko nako babitwemereye. Yego, nzaba mpari rwose. Yego, noneho wenda nk'umuntu akeneye hagati aha mbere yo kugaruka, akeneye kuba hari nk'ikintu cyihutirwa yakubaza, yagusanga hehe? Ubu ngubu ndavuga ko ndi nk'umuvolonteri ku ivuriro riri hano i Nyarutarama ryitwa Iranzi Clinic. Ndi ku volontiyaringayo, riri kuri uyu muhanda ujya kuri MTN Center, ahantu hari urusengero rw'Abanyamerika rwa CL rw'umweru. Turi muri compound yarwo. Iranzi Clinic rero aho ngo ugeze ku rusengero bahita bahakugeza. Ahandi bansanga ni kuri Karame Mubyeyi TV. Hari ibiganiro byinshi kuri YouTube. Hari ibiganiro byinshi, ibi byose navuze biriho, ikinzoga n'itabi, ibi byo kurya. Abatambona ariko bashobora kujya kuri YouTube, ibiganiro byanjye babihasanga kandi birabafasha. Urakoze cyane. Reka nawe tugushimire wowe udukurikiye. Nizere ko ikiganiro cyabashije kukuryohera. Hanyuma kandi nkurarikire no gukomeza gukurikira ibiganiro Isango Star yaguteguriye. Naho ubutaha.